bene data, nabonye abantu bagwa mu mpanuka zidasanzwe, ndasenga nzikuzaho, Imana irambwira ngo bitangaze kugira ngo n'abandi bafate igicaniro cyo gusenga. Nshuti z'umusaraba, ndagira ngo mbabwire ko ibihe bikomeye abadayimoni barashaka kujya bakora live. Mugiye kujya muba muri mu muhanda, ubona umuntu aratambutse wambaye ishusho y'abantu, ariko komuteri ari dayimoni. Bantu mwicara kuri za vola, ni musenge, muhaguruke musenge, n'abatemera Imana. Ndagushimiye ko udukurikiranye muri uyu mwanya. Imana iguhe umugisha. Nkuko bisanzwe ni Prophet Evode Yesaba umugisha, kandi kuri Riratashye Ministry nkuko benshi duhurira mu nzira n'abandi mu mpamagara, mumaze iminsi mwumwira muti ese ko udaheruka kutugaburira ibyo kurya by'umwuka. Biragaragara ko umurimo twakoze muri mwe ari umurimo wagize umusaruro kandi wagize umumaro mu buryo budasanzwe. Kuba mufite inzara n'inyota byo gukomeza kumva ijambo riduturukamo rivuye kuri Kristo Yesu anyuze muri twebwe atugize umuyoboro we, ni byiza, n'iby'umugisha, nibyo igikundiro. Ndagira ngo rero nguhe message data yatanze, maze iminsi nihereranye n'Imana ndetse nanastragoringa mu buzima busanzwe. Murabizi ko aho impinduka zabereye kuri twebwe, turi kumwe n'Imana, ariko kandi nanone tuba tunashakisha mu buzima busanzwe kugira ngo tugire ibidusapotinga twe kubera abandi umutwaro munini cyane. Rero abari hano narababwiye ko ni byiza kuvuga Imana yavuze, kuko hari benshi bayivugira ndetse bagashaka ko inabavugisha, bagatambutsa ibintu bijyanye n'amarangamutima, ariko twebwe twasinyanye n'Imana kujya tuvuga nayo yavuze. Ntabwo dushaka kuvuga Imana itavuze. Bibiliya ivuga ko hari imibabaro ku muntu uvuga itavuze. Bibiliya iravuga ngo bazabona ishyano abavuga ngo Imana yavuze itavuze. Rero uko twasomye ibyo byanditswe turabihishurirwa, ntabwo dushobora gukora ikosa ryo kugoreka iby'Imana kandi iby'Imana bigororotse. Bene data, nshuti z'umusaraba, reka dusenge hanyuma ube hafi. Ndagusaba kumva ubu butumwa ushobora kuba umaze igihe kinini hano harimo igisubizo cyawe. Ikindi, ushobora kuba umaze igihe kinini usenga, ariko ibyo usengera ukabona nta nzira, nta n'ijwi ry'Imana wumva. Uyu ni umugisha mwahawe wo kudukurikirana kuri izi mbuga nkoranyambaga. Tugashima Imana, tugashima n'abantu mudukurikirana, ndetse buriya rega namwe muba mwigirira neza, kuko niba hari ikintu kigoye muri kino gihe no kubona umuhanuzi w'ukuri, ndetse ni no kubona abantu b'Imana. Umuntu w'Imana twarabihanuye, turavuga ngo agiye kuba nk'izahabu, agiye gushakishwa. Abantu b'Imana bagiye kubura, atari uko baburiwe irengero, ahubwo bagiye kubura. Ugiye gushaka umuntu w'Imana umubure. Ndetse niba mubyibuka narababwiye ngo nibura ushobora gutunga nimero y'umuntu w'Imana, kandi rega gutunga nimero ntabwo ari ukuyitunga gusa. Buriya wenda nubwo bivugwa ntibyumvikanwe neza mu matwi y'abantu, kuko amatwi y'abantu asigaye abarya. Ntabwo gutunga namba y'umukozi w'Imana ari ukuyitunga gutyo gusa. Ni byiza ko umenya ko nimba wariye nawe aho ari ku gikumba, ku gicaniro cy'amasengesho, ushobora no kumugurira n'iyo sukari nawe akayinywa. Hanyuma deni nawe mu isi y'umwuka akagufasha mu by'umwuka. Bene data, ndagira ngo
mbabwire ko uko bizagenda kose itarano wahawe n'undi yo yahawe bazayibazwa. Bamwe iyo babyumvise bavaho, abandi bakatuka, abandi bakavuga ngo ntibikwiriye, ariko ingaruka zabyo nuko nawe ushobora guterwa n'umwuka wa Satani. Babandi bakoshya ngo ibyo ni escrow, bamwe bakubwira ngo ibyo ni iby'abateka mutwe bari aho ngaho, ntabwo bazagufasha, kuko ihembe nta dogiteri ushobora kwirukana ihembe mu muntu kandi ririca. Turababwira imyuka mibi kwibaho kandi ikora, ariko tukavuga ko hejuru y'iyo myuka mibi hari imbaraga z'Imana. Izo mbaraga z'Imana rero nizo zikorana natwe abera, dushinzwe kuneterariza ibyo bitero, kuzimya imyambi y'umubi. Reka dusenge. Aha reka mpareke ubwo biba ari ibije, sinzi impamvu mba nicaye umwuka akabimanura, ariko birakwiriye ko dufashanya mu mwuka, birakwiriye ko dufatana urunana abera b'Imana mu butunzi wahawe, ugasapotinga ubwami bw'Imana kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare mu mahanga yose. Birakwiriye ko umenya inshingano yawe, umenya icyo Imana yavuganye nawe ku buzima bwawe. Twagiye tubabwira ibintu byinshi hano, bamwe muri mwe bakabigira urwenya cyangwa se bakabigira ibintu biraho, ariko nimusubira inyuma mu biganiro ndatekereza ko byinshi byarasohoye nahoze mbitondekanya mbere yuko ngaruka hano, nsanga ibyinshi byarasohoye. Rero ndagira ngo dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kuko wemeye ko tuba abana bawe biciye muri Kristo Yesu. Imana y'umwami wacu Yesu turayishimiye kuko ariyo Mana yabera kandi ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi bwo kubeshaho ibintu byose bikabaho. Herekeza ubutumwa, kirogoya y'umwanzi yose tuburijemo imigambi y'umwanzi. Buri muntu wese uzabyumva bizamugirire umumaro ukomeye, umumaro udasanzwe. Iby'imbaraga bizabe kuri buri muntu wese. Nta muntu n'umwe warinda kuduhagarara imbere iminsi yo kubaho kwacu kose. Ni kuwabwiye Joshua, uramubwira ngo aho uzagera hose nzaba mpabahaye. Izi shuti zidukurikirana, izi shuti zabera, izi shuti z'umusaraba, ziri mu Bufaransa, ziri muri Amerika, ziri Australia, bari Canada, bari n'ahandi mu bihugu bitandukanye, ndasenze mu mareta atandukanye, turasenze ngo buri muntu wese ubasha kumva ururimi rwa gakondo yacu y'Abanyarwanda, Ikinyarwanda, ahabwa umugisha biciye muri Kristo Yesu kubwo kudukurikirana. Urakoze kuko wumvise amasengesho yanjye muri uyu mwanya, uherekeze ibyo wambwiye, kandi mu izina rya Yesu ubipinga ndetse n'ubyemera bose mbasabiye umugisha uva hera, kugira ngo ubwami bw'Imana bikomeze kumenyekana. Ariko ngusabye kimwe nicaye hano kuri kamera, ngusabye ko uzajya werekanisha ibimenyetso n'ibitangaza bigendana n'ijambo ryawe. Mu mwuka turi abatsinzi, turi abana b'Imana. Mu mbaraga z'umwuka wera duhamagaye Imana kugira ngo ibane na buri muntu wese. Imbaraga z'umwuka wera zikonekite buri muntu wese mu izina rya Yesu. Urakoze ko wumvise iri sengesho, tubisabye twizeye ku bw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mfite ubutumwa nahawe n'Imana, ariko kandi nari nababwiye ko nta na kimwe Imana ivuga cyo gupfa ubusa. Bene data, nimube maso. Nagiye kubona mbona ingabo nyinshi z'ijuru zimanukiye guhorera abera. Ingabo nyinshi
zoherejwe n'Imana. Ubwo iyo tuvuga ingabo kugira ngo dukuremo urujijo tuba tuvuga abamarayika cyangwa se umutwe w'ingabo z'ijuru mu buryo bw'umwuka, mu buryo buri spirituel. Hanyuma numva hagati muri abo basirikare ba Yesu harimo umwe uri kuvuga ngo urugamba rw'abera turarurangije. Numva ijwi ry'Imana rivugana nanjye ngo mfite inshingano, ngo mwana wanjye ufite inshingano yo guhumuriza imitima iguye umwuma. Reka nkubwire inshuti yanjye, nta kure uri Imana itazagukura, nta na kure wageze Imana itakumanura. Inshuti z'umusaraba, ubwo iyo mvuze inshuti z'umusaraba n'abantu biringiye umusaraba wa Yesu, bakawugira ibyiringiro, bakawugira ubuzima bwabo, bakawugira imibereho yabo, bakawugira urwihisho bwabo, bakawugira ubuturo bwabo, bakawugira imbaraga zabo, bakawugira ikiraro kibambutsa, bakawugira itabaza ribamurikira. Amaraso ya Yesu nayo bakayahindura muri bo, bakayagira ubuzima, bakabana na Yesu mu kaga no mu makuba. Bibiliya iravuga ngo haracyariho ibyiringiro, nubwo igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka. Benshi batewe ubwoba n'ubuzima, ariko reka mbabwire, Yesu azatubeshaho, Yesu azadukoresha iby'ubutwari, Yesu azagumana natwe, Yesu ari kumwe natwe kugera ku mpera y'isi. Ndaguhumurije aho uri mu gahinda akariko kose, ihumure nirikubemo. Uri ku gitanda kwa muganga, uri muri bomboni, abakurwaje nibahumure, wowe ntunyumva. Ariko namenye ko hari abantu badukurikirana baryamye ku bitanda kwa muganga, abandi badahaguruka, abandi bavunitse imigongo, abandi badafite uko babasha no gutambuka, ndetse hari nabo bashirira amatelefone hariya cya televiziyo hariya bakadukurikirana batuje. Ndagira ngo mvuge iki rero, Yesu yanyeretse ingabo z'ijuru zije kukurwanirira kuri icyo gisasiro. Ndabwo mbizi kuvuga n'ukwanjye, ariko nesijya ubuvuga, ahubwo ni Kristo ubumvugishije. Rero iyo ntumye ndavuga, akiri humure, hari ingabo zije kukurwanirira. Inyuma yawe hari ingabo nyinshi zije kukurwanirira, zoherejwe n'Imana itakwemera ko urengana mama, urengana papa. Maze iminsi nakoze ikiganiro mbabwira ko dukwiye kwishimira mu mwami wacu. Niyo mpamvu ntabwo ntimukimbona nkora ibiganiro nk'ushaririye. Nubwo nabyo mudu Imana n'igiye interekamo bitewe na message yampaye bishobora gukorwa, ariko ubwo iyo izaba ari position nahawe. Ariko muri no minsi, mu byiza ndi guseka, mu bibi ndi guseka, mu mahoro ndi guseka, no mu kaga ndi guseka, kubera ko Yesu Kristo ni ibyishimo by'abera. Ntabwo byumvise, Yesu Kristo ni ibyishimo by'abera. Hallelujah. Ndagira ngo
nguhe ubutumwa bwa kabiri. Imana yarambwiye ngo mvuze impanda, mvuze induru, mboroge, mbwira abantu ko ubugingo bwabo Satani yamaze kubusaba mu buryo budasanzwe. Icyaka bibiri gisamikanye n'icyo. Bene data, nabonye abantu bagwa mu mpanuka zidasanzwe. Ndasenga nzikuzaho, Imana irambwira ngo bitangaze kugira ngo n'abandi bafate igicaniro cyo gusenga. Shuti z'umusaraba, ndagira ngo mbabwire ko ibihe bikomeye abadayimoni barashaka kujya bakora live. Mugiye kujya muba muri mu muhanda, ubona umuntu aratambutse wambaye ishusho y'abantu, ariko komuteri ari dayimoni. Bantu mwicara kuri za vola, ni musenge, muhaguruke musenge. N'abatemera Imana basivuga ngo mwami Mana gendana nanjye muri uru rugendo, garukane nanjye. Ibi iyo tubivuze ntabwo mubyumva neza, ariko iyo birimo biba nibwo mutangira kubyumva neza. Ndababara cyane. Imana ikurengere. Muri 2025 Imana irengera intama zayo. Imihanda yose mwami turinginze ukuboko kwawe, uzumve gusenga kwabera. Bariya impanuka zihitana ni barumuna bacu, ni bashiki bacu, ni bakuru bacu, ni ababyeyi bacu, ni inshuti zacu. Twanze agasuzuguro k'abadayimoni, twanze imbaraga za Satani, dutesheje agaciro buri kintu cyose. Ndagushimiye ko uri Imana izumva gusenga kw'imitima y'abera bose. Muri kuriya kwezi kwa karindwi, ndakwinginze gusengera utarakwinjiramo, senga utarajyamo, senga itariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi itarajyaho. Kumira imbaraga z'umubi itariki kwa karindwi kutarajyamo. Sengera impera z'ukwezi kwa gatandatu turimo. Senga utisengesheje, mbikuburiye bitaragusohoraho. Iyi niyo mpano nahawe. Bamwe munavuga ko amatitire dufite atatwemerera guhanura. Dukora iki? Dukora iki? Niba utabikora, nge ni wo muhamagaro. Kumana umuhamagaro wawe, nanjye mfite uwanjye, ariko apana kunjajinga. Buri wese ahabwa impano ingana no kwizera kwe. Hallelujah. Ubutumwa bwa gatatu, mbere y'uko umwaka urangira, nukuri ndacyabihamya ndi kumwe n'Umwuka Wera w'Imana. Imana igiye kunezeza imitima y'abantu. Mbere y'uko Imana igiye gutuma usoza umwaka useka nk'abandi. Nagiye kubona mbona abantu bari gutwara amafoto y'abandi mu bapfumu. Abantu bayafite mu matelefone bari kuyashyira imbere y'umupfumu, batwara abandi mu bapfumu.
kugira ngo batware inyenyeri zabo z'ubuzima z'ubukire. Imana irambwira ngo itegereze urebe. Mbona bamwe bararambika amafoto ku bituro. Uragenda mu muhanda ariko ukumva kubaho no kutabaho ntacyo bimaze, hari ibufindo wakoreweho. Kandi inshuti zanjye, buriya umuntu nahagarara akakubwira ko atumva ibintu by'Imana, yumva ibya Satani. Ntabwo yumva iby'Imana ariko yumva ibya Satani. Yes, pointre nuko bimeze. Iyo utumva iby'Imana uba wumva ibya Satani, iyo utumva ibya Satani uba wumva iby'Imana. Nuko byubakitse, nta bindi nuko bimeze. Mujye mumenya aho mukarasa abantu. Umuntu nahagarara akavuga ngo sindi mu ruhande rw'Imana, ariko ntasobanura uruhande arimo, aba ari mu ruhande rwa shitani. Jya uzibukira rero, imbaraga z'Imana ziraturinda umunsi ku munsi. Ngiye kubona mbona ayo mafoto yatwawe, abantu batwawe ayo mafoto bafite ibimenyetso bitatu biri kubaranga. Imana irambwira ngo nitegereze ndebe. Nkabona umuntu aragenda, ariko akagenda azunguza umutwe yimyoza, akagenda yivugisha nta muntu bavugana, akagenda umuhanda yaragiyemo akawurenga, akagenda akayira kamwinjiza iwe, nkabona yakarenze akagarura ubwenge yamaze kurenga nka metero nka 500. Mbona abantu bafite isereri idashira, mbona abantu bafite imitwe idakira. Ifoto yawe iri gukontororerwa ku mupfumu mu buryo bw'imyuka mibi. Ndimo senga, ijuru rirambwira ngo utangariza abantu babe maso, binjire mu gusenga, ngo kuko abantu bagiye mu ntege nke barakabya. Urakabije kuba mu ntege nke, urakabije kutiyiriza ubusa, urakabije kudasoma ijambo, urakabije aho umara umwaka udarebye muri Bibiliya, urakabije kugeza ku rwego ushobora kubiregereta. Abanyamasengesho ntago twasengera abantu batuye isi bose umwe ku murongo kuri telefone. Noneho hari mumamagara kuri telefone, umuntu wese agashaka, nuri hano mu gihugu cy'u Rwanda agashaka ngo nimite sengera kuri telefone. Nshuti yanjye, ayo matwi urumva ba mu cyimbo cyanjye, umwavaho undajyaho. Nibura umuntu uri hanze y'igihugu birumvikana, kuko ntafite uburyo bwo kutugeraho, ntafite n'uburyo bwo guhura natwe. Ahurira natwe kuri social media, tuvuganira nawe kuri WhatsApp, agahamagara. Ariyo ntabwo yenda gutega indege ngo aza turebe, ariko binabaye ngombwa nawe yaza cyangwa natwe tukajyayo. Ariko nawe urugero ndi Kimironko, nawe uri mu mujyi, ngo wansengeye kuri telefone, bene data, ntabwo ibintu byose bica hano. Imana ibagirire neza. Izo nazo ni intege nke, Yesu abagirire neza cyane. Ubwo ibyo biratambutse, iyo ukeneye ibindi bisobanuro nimerera aho ngaho. Bibiliya iravuga ngo tugire ubwenge budasanzwe. 4 ari nayo message ya nyuma. Yesu arashaka ko mumwegera. Imana yaramwe ngo irashaka ko muyegera. Ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana, wegereye amadolari ni byiza, wegereye akazi cyane ni byiza, wegereye ibigukiza byinshi ni byiza. Imana yarambwiye ngo uko abantu bashaka assurance z'imitungo ya,
ngo ni nako mukwiriye gushaka ubwishingizi mu Mana, ngo kandi nta kiguzi bisaba, ngo ni ukuyegera gusa. Ngo abantu benshi mwahunze Imana, bamwe mufite inzitwazo ngo abakozi b'Imana nabo bakora ibi. Bazabazwa ibyabo. Wowe ukora iki? Turiho kujajinga abakozi b'Imana, uriho kugira ngo nawe ushyire ku murongo ibyo usabwa gushyira ku mu. Waguceshura yakuburamo inkumbi wowe. Ni mube maso rero, mwegera Imana, kandi mba ndi guhanura nk'umuhanuzi mukuru. Kwegera Imana niko kwiza kurushaho. Kwegera Imana niko kubana n'Imana neza. Kwegera Imana harimo intsinzi idasanzwe. Yesu agukomeze, Yesu akumera imbaraga. Ndagira ngo ngushimire ko wari udukurikiranye. Sinjya ngabanya cyangwa ngo nongere. Niba ari 4 Imana yampaye, biba ari 4, ntabyo kujya kongeraho ibindi byanjye. 4 Imana yampaye, ubutumwa 4 Imana yampaye nubwo ngubwo. Yesu agumugisha. Wowe wakanze kuri ka kantu kitwa subscribe, nyine bigaragara ko wahisemo neza. None se wagira ngo ibi bibakiza ubugingo bwawe, noneho wowe bigusige mu mubiri umeze uko nguko? Oya, hari impinduka, kandi benshi mwampaye ubuhamya ko hari aho mwavuye, hari naho mwageze. Yesu agumugisha. Shalom. Ubutumwa bwiza nakagaruka. Imana ibagirire neza. Shalom, shalom.